tugiye kwerekeza mu mubiri y'ibitaramo bigiye kuba byerekeza hano mu mujyi wa Kigali, dore ko bimo biva mu ntara biza noneho bidusanga hano mu mujyi iwacu wa Kigali. Umuhanzi The Ben na Bruce Melody bari bafite shows zigiye zitandukanye muri iyi minsi, dore ko muri iyi sama hagiye harimo entertainment zigiye zitandukanye, aho tugiye kuganira n'abakinnyi ba filime, aho tugiye kugenda tuganira n'abakomedi bagiye batandukanye, dore ko tugiye kugaruka ku muziki mu buryo bugiye butandukanye. Nicyo bigusaba rero nuko waramaze gukora subscribe kuri YouTube yacu, bamwita Kiwi Rwanda Africa wani n'ibisanzwe, dore ko bamwe bamaze no kumumenyera mu bikorwa bigiye bitandukanye, dore ko agiye agakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero yaje kubaganiriza kuri kariyeri zigiye zitandukanye, dore ko abantu benshi bari bazi yuko ari umukinnyi wa filime, ariko bandi ntabwo bari bazi yuko burya ngo ari n'umukomedi mu buryo bugiye butandukanye. N'umuhanzi rero nabwo burya ngo n'umuziki nawo yigize kuwukoraho, ngo ariko ngo biza kurangira umuziki abaye nk'uwuteye shoti yerekeza mu yindi kariyeri. Ngo nyuma yo kuva mu muziki burya ngo yahise yerekeza muri kariyeri ya sinema, ngo dore ko byaje no kumuhira. Umuhungu rero aza kwisanga ari umwakteri ukomeye cyane, ngo dore ko ari nawe mwakteri wa mbere hano mu Rwanda ngo ushobora kuba warakoze ku gikanu cya The Band. Ngo niba utarica The Band ngo burya ujye umenya yuko ntacyo urakora uba utaraba umwakteri wa nyawe. Ariko burya ngo umusani utarakora ikintu cya danje, ngo umusani utaramenyekana iwabo, ngo burya ngo ntago abafatwa nk'umusani, ngo ahubwo abagifatwa nka underground. Niyo mpamvu rero umuhungu wacu Kiwi Rwanda Africa yagize gutya akavuga ngo ninjye mwakteri wishe The Band, ninjye mwakteri mukuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyuma yuko havuyeho bangenzi, nyuma yuko havuyeho bankaka, uyu muhungu rero akaba ari we muhungu mubona kuri izi kamera, ari we muhungu uhagaze neza, ari we muhungu ufunze boku. Mwamaze kumenya yuko rero ari wa muhungu ugenda ubakurikiranira amakuru agiye atandukanye hirya no hino, dore ko yamaze kuzenguruka muri show business zigiye zitandukanye. Yagize gutya aravuga ngo benshi bajya bagira gutya bakadutangariza amakuru yo muri sinema, ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu uri kuyavuga ntago abazi iyo biva niyo bijya. Ngo wakibaza impamvu Papa Sava atarazana umugore, cyangwa se ukibaza ngo ni ukubera iki tukuwote tutaramubona n'umukobwa, cyangwa se tutaramubona twumva mu bitangazamakuru biri kumwandikaho ngo yamaze kuzana umugore. Ese abakinnyi ba filime ubundi ngo harya nyuma yo kuba tubabona kuri kamera ubundi babayeho gute mu buzima bwo hanze, bimeze bite? Ayo makuru rero niko umuhungu agiye kuzana agatebe akicara, yarangiza akabahereza amakuru ya nyayo, amakuru yaba yasesenguye, amakuru aba yakoreye ubushakashatsi, dore ko ari n'umuhungu ushobora kuba atugezaho amakuru y'ibyamamare n'ubundi abahorana nabyo, bya byamamare n'ubundi baba bagendana umunsi ku munsi, apana kuza akabakubita inkuru aba yagiye asoma mu bitangazamakuru, cyangwa se inkuru aba yagiwe abyirwa. Uyu munsi rero ku bantu bamaze gufata agatebe kabo bakavuga ati uyu muhungu tugomba kumukorera subscribe, uyu muhungu tugomba kujya dukurikirana ibiganiro byiwe, dore ko ari wa muhungu ushobora gukora inkuru yarangiza akayiryoshya, ariko akavuga inkuru y'umwimerere, inkuru irimo ibirungo, inkuru ikaranze neza cyane. Uyu munsi rero umuntu wa mbere tugiye guheraho ni Papa Sava, aho ari gukinisha filime nziza cyane. Indi filime yagiye ikora ibintu bigiye bitandukanye, ikagenda ikora ibitangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko zino filime buriya no hanze y'igihugu naho zigenda zigerayo, kandi abadiaspora bakagenda bazikunda cyane. Mbere yuko dutangira kino kiganiro rero, ntabwo ushobora gukora ikiganiro ngo urinde ugisoza utarabanza gusuhuza abantu bacu bahariya hakurya y'amazi, ndi kuvuga abadiaspora muba hari hakurya, mwarangiza mugakomeza mugashyigikira impano ziwanyu mu Rwagasabo. Dore ko hari n'abantu bajya bagira gutya ukajya kubona ukabona bakanze akanyenyeri baboherereje abakinnyi babo bagize babandi bafana, bakavuga ati genda gufana ndagukunda cyane, ukagira gutya agahita amubwira ati ngiye gukubita nk'amadolari nka 200, ngiye gukubita nk'amadolari 100, amadolari nk'ijana, ariko nawe ugende ubeho neza, ukina neza ibintu ukina ndabikunda cyane. Iyo mvuye mu kazi nkaza nkasanga hari ibintu mwaprodinze, biriya bintu byanyu mbyicaraho bikanduhura mu mutwe, niyo mpamvu ugiye gutya rero ugasanga abadiaspora akeshi hari ukuntu bajya bagira gutya burya bakaremera abakinnyi ba sinema, cyangwa se abantu bakora entertainment mu buryo bugiye butandukanye, bakavuga ngo ibintu mukora mubikora neza, nta mpamvu n'imwe yo kutabashyigikira. So guys rero
reka nongere nsuhuze abantu banjye muri ariya za Nyarutarama, abantu ariya za Gacuriro, abantu muri mu ntara zigiye zitandukanye, cyangwa se abantu mugenda mukora like kuri YouTube channel Kiwi Rwanda Africa One. Nk'ibisanzwe ni wa muhungu mwakunze muri benshi cyane, kandi uyu munsi mukimukunda. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Papa Sava, impamvu yaba atari kuzana umugore, cyangwa se ashobora no kuba yenda afite umugore ariko tukaba tutabizi, bikaba yenda byaragizwe ibanga rikomeye cyane. Ese ubundi wakibaza ngo ni gute igihe tumuzi mu myaka yose yagiye ibaho, ni gute Papa Sava ubundi yaba nta mugore koko afite? Ariko abantu benshi bazi yuko ubuzima bwa star bwabugomba kuba bwajya bwose kuri social media. So hari ubuzima umuntu agomba kwerekana mu nzira nyuramo, hari ubuzima umuntu agomba kwerekana kubera yuko ari kuri kamera, ariko hari n'ubundi buzima umuntu ashobora kuba yagira prive, akavuga ati ubu buzima n'ubwanjye n'urugo rwanjye, cyangwa se n'urwanjye na famille. Ni nkuko byagorana kugira ngo uzamenye amakuru ya Kiwi Rwanda Africa One. Wa muhungu ugenda abakorera ibintu bigiye bitandukanye, ni wa muntu ugenda ucangacanga abantu benshi cyane, ni wa muhungu uzagenda usanga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ari umwana umaze kubaka ibigwi hano iwacu mu Rwagasabo. Ari wa muhungu uvuga ngo ninjye muntu wa mbere, ninjye mwakiteri wakoze kuki, agerageza nyine gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora muri ubu buryo, muri ubu buzima. So niko rero uyu munsi yagize gutya akaza gutegura ikiganiro kiza kuvuga kuri Papa Sava, dore ko bagiye banaganira, dore ko Papa Sava bagiye bahurira mu birori bigiye bitandukanye, dore ko Papa Sava bagiye banakina mu mafilime agiye atandukanye, bagenda bahurira mu ma event agiye atandukanye cyane. Urumva rero kuba yamuvugaho, kuba yamukora inkuru, ni umuntu abazi cyane, ni umuntu aba atagiye kuvuga ngo ngiye kuvuga inkuru ngendeye kuza abandi banditse, cyangwa se ngendeye ku makuru y'abandi bavuze, ngo cyangwa se ku makuru yayo natoraguye ahandi. Ni umuntu ushobora gutangaza amakuru avuga ati jewe kanaka ndamuzi, turaziranye, tumaranye igihe kinini cyane, turakorana, turagendana, so ubuzima bwe ndabuzi n'ubuzima bwanjye nawe arabuzi. Niyo mpamvu rero ashobora kuba yakora inkuru ku muntu ugasanga ni inkuru ya nyayo, ntago ari inkuru yo kubeshya. Papa Sava arakubwira ati jewe impamvu naza n'umugore, ndacyafite inshingano nyinshi cyane zo kwita kuri famille yanjye, ndacyafite gahunda nyinshi cyane ngomba gukora, ndacyafite amaproje menshi ngomba gukora, akinsaba amafaranga, akinsaba gutekereza cyane. Ariko niyo usanga yikubise mu rugo, uraza gusanga muri gahunda zanjye, mu nzozi zanjye nari mfite zo kugeraho, biraza kurangira kariyeri yanjye yiyubitse, usange mise nsubira inyuma. Abantu rero ugasanga baramukubita igitutu cyinshi cyane, baramubwira ngo ariko vie ngo kumaze gukura ngo bimeze bitenga amafaranga warayabonye, ariko ntago bazi amafaranga umuntu abona icyo ayakoresha. Papa Sava ni umuntu ufite projet nini cyane. Papa Sava ni umuntu, nimba mumubona ahantu akinira iriya filime yiwe Papa Sava, ngira ngo hariya niwe. Biriya bikorwa rero mubona bibera hariya, cyangwa se iriya location mubona akiniraho, biriya bintu byubatswe n'amafaranga, biriya bintu byakozwe n'amafaranga. So watekereza ngo ni gute umuntu ashobora kubaka inzu yakageretse muri capital umujyi wa Kigali? Murabizi n'ukuntu ikibanza cyaho kiba kigoye kugira ngo ubashe kuba wakigondera, ubashe guterekamo inzu ingana kuriya. Ni inzu nziza cyane, ni inzu y'igitangaza, ni inzu ushobora kureba nawe ugahita uvuga ati koko abakteri bo mu Rwanda ibiceri barimo baragenda babikoraho. So rero nimukakomeza kuvuga ngo umuntu ngo ni ukubera iki ngataza n'umugore, ngo ni ukubera iki ngo atinze ngo, cyangwa se ngo afite ikibazo cy'ubuzima busanzwe ngo kuba ngo ataza n'umugore, ahubwo nuko umuntu aba afite inshingano nyinshi zigiye zitandukanye. Ngo niki kiri kuvuga rero kwa Danizo ni umukinnyi iyo umurebye mu bintu aba ari gukora ubona ari nk'umwana mutoya, ariko buriya Danizo ntago ari umwana mutoya, kuko ni umuntu w'umugabo ariko udafite urugo. Iyo umuntu avuze ngo kanaka ngo ni umuntu w'umugabo, mwebwe muhita mugira gutya mugata mwumva ko yamaze kugira gutya agata umwana mu mago, akaba afite icyana kiba kiri inyuma yiwe, cyangwa se abataha agasanga mu rugo bakumva yuko kanaka ngo yamaze kugira umugore. Ntago ariko bimeze, ahubwo icyo nanshatse kuvuga nuko Danizo ni umuntu mukuru mu mutwe, ni umuntu mukuru no mu myaka, ni umuntu umaze kubona byinshi, kandi ni umuntu umaze kugera kuri byinshi, ni umuntu umaze gukora ibintu bihambaye cyane muri industry ya sinema, dore ko uzamubona yiyambariye kuriya, yambariye incabari, ariko mu by'ukuri buriya Danizo muramutse muwe ari nko ku cyumweru, cyangwa se ari mu zindi gahunda zigiye zitandukanye za famille, ushobora kuvuga ati koko burya Danizo ntabwo nari nzi ko uri serious muri ubu buryo. Dore ko tugiye kumanuka rero
tukabwira ngo nyuma yuko yamaze gukora channel ikaba yaramaze kumenyekana cyane, ikaba ifite subscribe nyinshi cyane, ikaba ari channel imaze kumuhereza agatubutse, dore ko ariho akura amafaranga agenda akoresha mu bikorwa bye bya buri munsi. Danizo ni umuntu ufite channel zigera muri 2 kandi zose zimuhereza umufungo uhagije. Danizo navuga ngo ni umusore muri iki gihugu cy'u Rwanda nawe umaze kugira gukora ku gafaranga, ni umuhungu wavuga ngo ahagaze neza cyane. So ntabwo biraba ibintu byatari, ariko mu rwego rw'iwe nk'umunyarwanda muri industry yacu navuga ko ari umwe mu bantu bamaze gutera itafari rikomeye cyane cyane cyane, dore ko ari no kuvuga yuko rero muri uyu mwaka biramutse bimukundiye, biramutse bimugendekeye neza, yuko ashobora kubaka inzu nziza cyane, ashobora kubaka inzu y'igitangaza, dore ko yamaze kugura ahantu ikibanza, none ubu ngubu akaba arimo yitegura yuko uyu mwaka uzarangira ahita atangira guterekamo ikintu cya danje, cyangwa se ukanarangira hari ikintu yamaze kutwereka kidasanzwe gikomeye cyane ku muhungu umaze kwiteza imbere muri kariyeri ya filime, muri kariyeri ya comedy, dore ko ari umuhungu wahasorinze ku buryo butandukanye, kandi ibyo yarwaniye yaje kubigeraho, aho bamwe bamubwira ati ewana umusaza turakwemera cyane, wakoze ibintu bihambaye kandi na n'ubu uracyakora, burya ukiri kuri iyi si ntabwo bivuze yuko kariyeri yawe iba yakarangira, ahubwo ewana isaha n'isaha ukora ibindi bintu birenze, dore ko hari n'abanyarwanda bamaze kwisanga muri filime za Hollywood muri Amerika barimo gukinayo, nubwo bamwe bagenda badusebereza filime zacu ngo ntabwo dukora filime za danje, ariko mu by'ukuri filime zacu buriya hari ukuntu zijya zidukorera umuti. Nyamara ariko uyu munsi nanyomoza abantu bavuga yuko filime zacu ari tiyantere. Uyu munsi abantu benshi bamaze kwemera yuko noneho dusigaye dukora filime za danje kandi filime zikomeye cyane. Niba umuntu ashobora kwisanga ari umunyarwanda ugasanga akina muri filime nyarwanda, ariko ejo ukagira gutyo ukamusanga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye za Nigeria, ukamusanga ari gukina za Hollywood, bivuze yuko filime nyarwanda buriya iba yarakoze akazi gakomeye cyane. Ukajya kubona ukabona turimo twatwara ibikombe bigiye bitandukanye, ukabona umuntu araturuka hanze araza kutureba hano iwacu u Rwanda, akaza tukamukorera projet ya filime, bivuze yuko aba ari ikintu atubonamo kandi cya danje. Ngo bimeze bite rero sasa abantu bahariya hakurya tuba twiganira, barimo bagenda badutera gutya, ukajya kubona uko n'umuntu muri comment arakwandikira akubwira ati genda gukunda cyane, ukabona umuntu aragusubiza ati ariko uzadushakira abasana banaba, ati bimeze bite kwa Makoni Koshwa. Dore ko Makoni Koshwa rero nawe muri iyi minsi tumaze tutari kumwumva, ese bya bimeze bite, ese Makoni Koshwa byagenze bite kugira ngo uyu munsi tube tutari kumubona muri kariyeri yacu ya music. Makoni Koshwa rero twaje kumuganiriza, aratubwira ati jewe imyaka ngezemo niyo kugira ngo mbanze duhukeho, nakoze ibintu bigiye bitandukanye, narakoze cyane bihagije, kandi n'ubu ngubu iyo tugeze muri sama mba ndimo nitegura kuba nakwinjira mu minsi mikuru ya za Noheli, ya za Bonane, bivuze yuko rero mba ngomba kubanza nkafatamo agapoze gatoya, nkabanza nkaruhukamo gakeya, noneho kugira ngo iyo minsi mikuru yo nigeramo nzabashe kuba nataramira abanyarwanda, nkabaha ibyabo, nkabahereza neza. Bivuze yuko Makoni Koshwa vuba bidatunguranye tuzajya kumubona, tumubone mu bitaramo by'iminsi mikuru arimo kugenda ataramira abanyarwanda, arimo agenda bahereza shows zigiye zitandukanye, dore ko Makoni Koshwa ariyo muntu twavuga ngo wadanje wakoze indirimbo izahoraho by'iteka ryose hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se no ku isi hose usanga indirimbo ziwe bazicuranga, dore ko ari umunyabigwi ugiye wakoze ibikorwa nyine bigiye bitandukanye cyane. Uramutse ushatse nko kumuvuga ntabwo wabura ikintu cyiza umuvugaho, ariko ni n'umuntu bizagorana kuba hari ikintu kibi wamubona wamuvugaho. Hano hakurya abahungu bagenda bacanganya, bagira gutya bavanga mu tuntu, bagenda bakubitamo utundi tuntu, ukavuga ati harya bimeze bite abakinnyi ba sinema ngo babayeho gute sasa kuri no mihanda, agafaranga kari kuboneka cyangwa ntabwo karimo kaboneka. Twongere dusimbuke. Umunyamakuru Rakirero yageze gutya aravuga ati yewe itangazamakuru nararikoze kandi bihagije, nagize byinshi, nagize umusanzu wanjye ntanga, ariko uyu munsi ntabwo nkiri gukora kuri radio, ahubwo ikintu ngiye gukora nuko ngiye gusigara kuri televiziyo, nkabariho nkomeza kubihera ibiganiro bigiye bitandukanye. Dore ko Raki yaje kugira gutya akaza kwishingira YouTube channel yiwe, uyu munsi ariyo ari gukoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye, nyuma yo kuva kuri televiziyo ahita yigira mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho agenda aganira n'abantu mu buryo bugiye butandukanye kuri tele cyangwa se mu bitaramo bigiye bitandukanye.
dore ko ari umuhungu nawe akubwira ngo narahasurinze bihagije cyane, narakubititse n'ubuzima, ariko uyu munsi navuga yuko bwa buzima naje kubugeraho. Uyu munsi navuga yuko ndi umwe mu bapapa bashima Imana, mu bahungu bameze neza hano iwacu muri Kigali. Yo dukomeza rero n'amakuru yacu agiye atandukanye, mbabwira ngo harya muri comment mwibuka kwandika gutya mukavuga ati umusaza uzagira gutya, uganire n'abandi bakapo, noneho utuzanire amaniga ameze gutya, sibyo? Hari abasani tuba tuzi baba barabuze, tuba tutazi irengero ryabo, uzagire gutya ugende utuganirize. Nk'ubu ngubu mwakubaza ngo ese ngo umuhanzi Dr Claude ahugiye mu biki, cyangwa se akakubaza ngo ese umuhanzi uyu n'uyu ese TNP bari mu biki, ese ba TNP uyu munsi bimeze bite, cyangwa se ba Just Family bo bimeze bite, cyangwa se ukaba wavuga ngo umuhanzi Danny Vumbi ahugiye mu biki muri iyi minsi, dore ko tuba tutanaheruka kumva amakuru yabo, dore ko tuba tutanaheruka yenda kumva n'indirimbo zabo. Ariko twongere tugaruke kuri TNP abahungu bakoze ibintu birenze, ibintu bigiye bitandukanye cyane muri uyu muziki wacu, dore ko ari abahungu batangiye ari babiri, ariko uyu munsi bikaba birangiye umuhungu usigaye mu muziki ari umuhungu umwe. Turavuga yuko TNP n'abahungu bigeze kujya muri Primus Guma Guma Superstar, dore ko bagiye banagarukira ku myanya myiza cyane, dore ko bari udufaranga bagiye bakoraho buriya utwa Primus Guma Guma. Ariko uyu munsi bikaba byararangiye umuhungu umwe yerekeje muri Uganda, undi nawe akaza guhita yerekeza mu itangazamakuru. Uyu munsi akaba ari umunyamakuru mwiza cyane, ari umunyamakuru ukora ibintu bye neza cyane, dore ko uyu munsi rero dushobora kuba tugenda tumenya ngo ese bimeze bite, arya ubundi nimba umwe yarerekeje Uganda undi akaba yarasigaye mu Rwanda, ese ubuzima bumeze bute? Navuga ngo uwerekeje Uganda ibintu byaje kumukomerera, dore ko ejo bundi dushobora kuba twarakubitanye nawe ahantu tukamubona ewane, tubona ari muri situation zitari nziza cyane, tukavuga ngo ewane yisi nagahora gahanze iteka ryose gihora witeguye yuko uyu munsi ushobora kuba umeze fresh, ariko ejo ukaba umeze nabi. Gusa icyo nabwira abantu bose nuko nyine ugomba kumenya ngo ese bizarangira bite muri kariyeri yanjye, cyangwa se bizagenda bite, dore ko TNP umuhungu yakomeje agasigara iwabo mu Rwanda, yarangiza agakora itangazamakuru rigiye ritandukanye, bikaza kurangira abaye n'umunyamakuru mwiza cyane, bikaza kurangira n'undi n'umuziki nawo awuvumyemo, dore ko ari umuhungu waje gukora indirimbo nziza ikagenda ifata abantu bagiye batandukanye. Ariko navuga yuko ni wa muhanzi ujya gukora indirimbo nyine agasa nk'umuntu uyandika akandika imirongo myiza cyane kabisa, nyine ku buryo yatanze igihangano cyangwa se nk'iyo akoze nka collabo, nyine iba ari indirimbo nziza cyane, iba ari indirimbo nyine wumva ukavuga ati cyakoze cyo muhungu, nzagukumbura sana, nzagukumbura byatari. Nyine man ni umuntu wakomeje nyine guhagararira nyine itsinda ryabo tu, nubwo itsinda ryabo ryaba ritagihari, ariko nyine ni umuntu wakomeje kugerageza gukora cyane. So rero twongera duhure, gahunda ni yindi, ni ugukora subscribe kuri Kiwi Rwanda Africa nk'ibisanzwe, aho tuza tubagezaho amakuru agiye atandukanye, aho tuzagenda tubaganiriza ni ku bahanzi bagiye batandukanye, aho tuzagenda tubaganiriza ku bakinnyi ba sinema bagiye batandukanye. Muri comment mugiye gutya mutubwire ngo umuhanzi umusani dushaka ni uyu nguyu, cyangwa se ku gitaramo kigiye gukurikiraho kigiye kubera mu Bugesera umuhungu uzatugirireyo, nurangiza ugenda utuganiriza ku buryo bugiye butandukanye, ugende utwereka ese byagenze gute, igitaramo byagenze gute, ese abasani bacu bitwaye gute, ese abafana bo nyine ni iki bagaragaje cya danje nyine ku bahanzi babo, ese baberetse urukundo byagenze gute, ese ni bande bakotoye muri kiriya gitaramo. Uzagende ubituzanire utubwire ngo bimeze bite, wagwanzi ko mwamaze namwe gukora subscribe. Yo abanyarwanda aba diaspora turabakunda cyane, ni wa musani wacu Kiwi Rwanda Africa 1.